none se bebe umeze gute? Ewana ndategereje nyine guturuka mu gitondo ubu ngubu rwose umva banguka. Oya se kandi se waya masaha ubwo ngubwo uracyari mu rugo numva kugura ugeze nkano haruguru nyine wenda kungeraho. Ibya moto se kandi moto koko ubwo ngubwo abamotari bandagaye aha hose wabuze. Hoya banguka ibyo ntubigireho ikibazo banguka urasanga byatunganye byose pe. Oya kandi rwose ngiye nizeye ko nyine biri bugende neza kandi banguka rwose ndabona butangiye no gucya kandi mfite nanjye rega n'utundi tuntu na nyuma yuko duhuye nshobora kujyamo. Oya we ntugire ikibazo banguka ibindi byo ubimbaze wahageze. Banguka rwose. Sawa nyine bye ubwo ngubwo twongere mu kanya. Sawa urakoze. Abantu banga abanzi bi sowe kuje hano niriwe ubona ugarukana n'ibikapu banyiciye umunsi ase ko wagira nguje kuguma hafi nze kuguma mise nkabona hano kano ga telecommande ahubwo aragataye hanze umva ziriga hantegeze urubyumva kandi buriya ngiye narabikubwiye uguma kuri Arsenal narabikubwiye urabibye by'amakipe yawe guma akakanya ntabwo kuri Manchester City nakubwiye ejo bundi turenda kubatsinda gato bari mu kanya dufite match mu kanya nubwo abanyakavuyo nkubwire ikize nyine ubundi ukucyutahitiye iwawe ase mwana usigaye ukina ibitente mwana se Allahu Akbar niyo mpamvu arataye telecommande hanze ngo ceceka uretse nyine mva mubwire nyuma umva sikuramo bira bitente mwana ntabwo bira bintu bigezweho mva mubwire genda uji wawe hano umva nyine ase bite bya Imana ase waretse kureba ibyo bintu uri kureba uri kubona no mwanya ndimo ari wo kureba biriya bintuza ibikise tuza wakabaye uji wawe aya masaha ya match asuri mu biki passport umva mubwire zirani highlight ibi bintu rero zirani highlight ase bite mwana mani taha ngiye ntabashyitsi umva se ntabashyitsi nkeneye umva nyine ikibazo kibayeho urumva nyine nubone nari ngiye ku kazi noneho ku kazi bahise badusubiza inyuma uyu munsi ahantu twari kujya kuri tele babisubijeyo baramubona rudomorose asigaye twamuguze miliyoni 8 nizagezeho ubu ngubu kumukodesha gusa waritse kunsakuriza tuza usanzwe uza hano Afagason arashaje usanzwe uza hano hari akanya ko kureba izo match n'ibiki bite byaye mwana mani nturi kubona modo ndimo ntabwo nkeneye urwo rusaku rwose niriwe ahankeneye kuruhuka stress ziranyishe mani genda ujye kuryama nawe njye nanze kwirwa njya mu rugo bitanzakubera nzi ko wiriwe hano mu nyine nahiriwe ariko munese hari ikibazo kinini turebe match umura nta kinini ngusaba mwana za gahunda zanjye byose narabyibagiwe narahindutse nta kibazo niyo wazansaba ndabyumva waranahindutse kandi waranakoze ngo nyumvira genda ujye mu rugo pe genda ujye mu rugo hariya kiriya gitego yatsinze hariya byari bigize ase bite mwana nakubwiriye ntabwo uri kumva ikize uze kugaruka nimugoroba ntacyo saa 2 ubundi match za nyazo zirige ya nyayo guhera saa 3 baje kwirebera highlight man n'abana arete bari kwanaliza bolo zabaye zibaye mwana nawe ariko ndaburije ubugiye kunjyana mu gitanda ndyame nyine nanjye kuryama nka rugo urabizi ko umuriro mwahara ntagenda nabyumvisha kandi ubizi ko bazaduhembera ejo ninguri nuza cupa ryanjye ntuzanyegere
ntabwo nzakwegera, genda ugumane. abagabo basezerana niho bahurira. Oya sinkubwiye wenda ngo sinzakwegera. Mani muri umuriro wagiye mwana nta kintu gihari. Ngo genda uryama uruhuka umaze iminsi ukora. Ntago naniwe ngiye ntago naniwe tu. Koko suguru kugira ngo ubwire ngo iki mana. Ngiyewe ntago nyine ntago mushaka hano mfite utuntu. Ako se iki kigiye kuba. Mani se uragira nkubwire mani. Ntacyo. Ubu no kunyirukana gutyo gusa. Ntacyo mani genda baby nimba nkubwire wanjye ariko ntacyo. Bebe wawe se yabaye. Genda mani genda se wowe. Wagiye ubiniga mwana. Oya mani nyine hari ibintu mani umuntu atabagomba kuvuga. Reba igihe gishize cyo genda nzaba nkubwira genda. Mva se mu rugo ngiye kujyayo. Harya ni 2:00. Wendo ugaruke nka 2:00 gutyo. Aho waba umfashije ariko kandi bagiye kuraza umunsi banyirukanze imihanda ngo ubundi umunsi nakabaye ngo igihe uba nabi yangane. Mva se ariko abo ya telekomande ntuzongere kwibagirwa hanze. Abantu nabo genda. Umva ewa uranyica umunsi kabisa. Abantu nabo ntibayoberwa. Ariko tunari. Abantu nabo ntibayoberwa ko umuntu yifitiye gahunda sikekari. Kandi birukuntu azayidumbukiza ra. Baya ngo izi ntebe niwe naziteguriye. Kiranabisambaguje. Aho baby wanjye mana arampamagaye noneho we. Ugeze ku gipangu. Okay noneho ngiye kanze nkurebe. Sawa. Ariko mana we. Kanze. Yewe Yohanda nawe yari yakugumanye wagira ngo nah rero urisanga nanjye meze neza ndikumva nagumya gusomagura amakuru nanjye meze neza. Wowe se nanjye meze neza yeto uko yene waregeje cyane nagutegereje ndarambirwa ndaguhamagara nagize ikibazo cya mutiyaje. Imihanda nayo rega sinzi ikibazo yagize. Urasanga ibikamyo bikitambika bikabuzana gutambuka. Shamutiyaje abaye ikibazo gikomeye cyane. Ariko ngo bagiye kubikemura. Niwe reka twiganirire rwose. Aha ni urugo waherukaga kera hatarahinduka. Cyaze nayo nagukumva. None se meze neza ariko. Meze neza uko. Shanange ni godo ntaribe. None se nyine kumva rwose uko wicaye ndatekanye neza gutya aho nkwitegereza vuga nti sheri wanjye kuko narakumbuye muri uru rugo. Noneho naguhamagaraga nakumva urokibwe ese ngubu rero bya bintu duhora tuvuga usanga abajene bahora bahangayitse nyine ari kuvugana n'undi muntu nanjye bimbaho sha bimbaho nyine ariko baby wanjye ntabwo yabinkora. Ahani iyo twapanze gahunda tugomba guhura cyangwa igihe muhamagaye ku masaha twabonanye ngomba kumubona. None ninde muri kwandikirana? Uri kumubwira ibiki? Nyine uretse gato basi. Akugira bwangu nyine unganirize nyine. Okay, ntacyo kandeba ukuntu nakuzimanira. Naho ubundi se iya mihanda se n'inyota ubwo ntiyakwishera. Shanye yataje ubwo byanze neza ndakanafata nyine ko kumwe. Ahubwo se uramwiki? Ese amakuru ya wa mucuti wawe kutabumbwira ubundi yarampamagaye ajya numva ari kumbwira utuntu twinshi. Abana rero ubu ngubu arashaka kunyoshya ngo nzagende ngo tujyane ngo niba ngo ari hehe ngo yavumbuye ngo ahantu heza ngo bisigaye bibera. Ubwo bipango ko tuzajya ku musora ryari amaze igihe navugana nawe nyeto. Noneho bivuze ngo ninjye duheruka kuvugana mbere yawe. Nawe ushaka usigara buze nimero nazibuza.
nta kundi ubwo nyine iyo n'indi bije nayo tuzabipanga tujye kubareba. None se nawe mise wameze ate? Nameze neza ahubwo yambwiye ngo agashaka uburyo azaza kugusura. Ubundi iyo mumbwira kare se ubu ngubu ntimwari kuba mwarazanye bise we. Nuko ngeze mbere ko namubwiye. Ako nta nubwo byari ngombwa kano kanya. N'umunsi umva nari ngutegereje wenyine pe, wenda muzajya mwagarukana. Cyaze pe. Iyo turi kumwe bebe mba numva ameze neza. Ntabwo wabyumva ubundi kereka ari nk'ukuntu wabasha gusesera mwaha ukuntu udiha unyishyuza pe seri. Ahubwo se mba numva nyine nk'ubuje wakabaye warabwiye n'iwanyu nyine ku buryo umara nibura nk'icyumweru cyane iyo byaba n'amezi abiri turi kumwendamuka mu gitondo nkakubona nsohotse ngiye mu kazi nkankorera ka cyayi nyine mba numva ngusaba nyine bizakunda nta kundi buriya igihe kirabikora ariko igihe tubizakunda kirabikora nawe nyine kandi nawe ndabizerega ufite umutima ukunda sibyo ubwo reka ubwo najya mu magambo sindekeraho kuvuga rwose. Urumva kameze gute? Kangaka ewana kakavuye mu Budage. Umucuti wanjye yarambwiye ati nkuzanira gake. Bane ugomba kumanuka mu kazi. Wakubwira ko kahoraga. Navuze nti ndagapfundura ari uko sheri wanjye ageze aho bari kuguhama. wakongejwe nyine ko naturi kumva neza. Okay. Cyari kuri telefone. Ndaje ni telefone yihutirwa reka. Kwa ni bwo waje gusoma. Agiye ubatse gatuye basi mutumva. Okay. Ni mu kazi se? Stress z'akazi se bundi ngiye numvaga iyo bahaye umukozi konje batakabaye birirwa bongera kumuhamagara bamubwira iby'akazi. Twose ubwo aya nta kundi ntibiturogoye ariko none imishinga rero ibintu wambwiraga byo gutravolinga nabirebye hani rero akabije ukuntu twakabara sibyo wenda ushobora no kuzana nk'inshuti yawe wenda ariko yaba ari yayindi nyine yagenda adufasha wenda uturimo two mu rugo akanadutwaza n'utuntu nyine tumwe mu by'ibanze twakenera ubundi tukagenda tukaruhura mu mutwe regato twakoze ngone n'izo stress zawe sibyo ubundi ntabwo wayitabira hano ntabwo nyine wayitabira ushaka kumva nyine wangaye akazi oya ariko nta bebe nyamara ntabwo uri kunyumva ariko waje ndaje
ibyo ni ibiki uraza gusura umuntu si ubwo waje kunsura cyangwa waje nyine kwirirwa uvugira ku matelefone wakabaye wanambwiye sinirirwe mu rugo ndebera di agapanga gahunda agategereza umuntu akirirwa amutegereje mbere ni amabanga y'akazi asebe buracyari kuri telefone umva ngiye rero reka nkubwire waje hano dufitanye gahunda sibyo niriwe ngutegereza umaze amasaha 2 hano umaze gusohoka inshuro 3 mwayo masaha 2 umaze hano uri kubona hano ariho waje kuvugira kuri telefone umva usubire iwanyu niba utazi icyakuza mbabarira ibyo bintu ngiye ntabwo bimpa icyizere ntushaka nuko numva ibintu ushobora kubura no kuvugira kuri telefone ndi kujya kukwegera ukambi ariko akazi konje bagwaye ni iki nyine konje bagwaye ni iki ngiye rero ibi nabirambiwe ubwo ndihombera ibintu nari nateguye byose genda ujye kuvugira kuri telefone ibyo wibimbwira inshuro 5 6 zirindwi nta soni niba utabuze icyakuzanye ngiye ntabwo reka nabwirwa ubundi nabwirwa n'icyo abantu muri no kuvugana nababwirwa n'iki niba udashobora kumva niba udashobora no gufata akanya k'isogonda sibyo ngo unyumve ahubwo mu minota akanya kose wamaze aha uza wikoza mu nzu usohoka aho ibyo ngibyo umva tike yanjye ndayihomba subira iwanyu ubwo ngubwo nyine uzabipange ugaruke ufite gahunda ibyo ngiye ntabwo nigeze ngiye mu bantu bose twakundanye urumva nta gihe na kimwe nigeze nsuzugura ngo mbwire umuntu ikintu yigire nkaho atari kucyumva ntabwo urukundo ari ukwihomanaho ntabwo nakwihomaho ngo ibyo bya telefone wakabaye washyizemo n'akadege sibyo ibintu rero byo kugumya guhamagara ugende ujye kwitaba telefone nakazi nuko rwose wese urabona nzakora iki nose karakazi nakazi kakamugejeho mubwire rero twinjire kuri fondisiyo zimeze gutya yaba ari umwanya twamaze igihe dutegura ndongera kubona ufashe fone ubwo ngubwo umenye ko nyine njye nawe turangizanye ibintu byo kujya nyine ako gasuzuguro ntabwo nongera ndayishyira kuri okay sawa rwose ibyo bintu ntabwo aba ari sawa mu gihe waje kureba umuntu ugomba kumutega amatwi kumva icyo akubwira ibyo bintu ntabwo ntabwo ari uko bimenyereye niba umuntu nyine ibyo bintu muba mwabipanze neza kuko uzi icyakuzanye uzi ko uje kureba umuntu uba ugomba kumutega amatwi sinongere kumva ibyo bintu rero reba igihe naguhereye aka kave nakubwiye ukuntu byanambabaje cyane buriya ndakaje bigeraho numva ngiye n'umujinya uranzamuka ubwo wihanganye nyine ukaba ugarutse kandi utari bunabisubiremo nabyo bibaho ariko nanone kumvana uburyo nari meze ngiye nari maze kumva eka nyine kuraje yagabanyutse ariko nyine ubwo ngubwo none se nkora iki nyine nta kundi wenda ubwo mfata mu kiganza yandi ubwo wenda hari icyo biri wenda uri mu bigaruke urasa neza genda umva nyine sinzi impamvu ndi kumva ntameze neza niba ari uko tumaze guserera nyine ariko nyine basi byibagirwe umere nkaho bitigeze biba nyine tu neza ubuzima nyine ari bimere nyine nk'ibintu bitigeze biba nyine kubyakira wenda kangerageze nirengagize nyine wereka twikomereze none se ahantu rero twajyaga ngo turabishyira ryari urashaka umwanya uhagije sibyo urabona none ino tariki ya none utangire wandikire nyine wandikire kiriya kigukorera bandikira ibaruwa basi basaba iminsi 3 mu cyumweru nyine nko mu byumweru nka 3 biri imbere sibyo bandikira ibaruwa bafatemo iminsi 3 ubundi ubwire n'umucuti wawe twitegure tuzagenda basi twishime kuko ibihe bigiye kuza buriya biragoye murabona turi mu mishinga y'ibintu byo kubaka urabizi iyo bitangiye amafaranga ahita ashira ababonye ibintu byinshi ajyana ariko nyine nta kundi bizanagenda neza
umva someza ute gusa numva meze hano se wahabonye gusa ni heza ariko umaze iminsi mike nyine wumutse we ubundi uranibagirwa iki ejo ndi sibwo nandi kukubwira ko ndi kwimuka sanye ntabwo uri nanse uranambeshya kariya kantu wibuke ko ntibuka ngo uzaza ngo imitako ngo niwe uzayishyiramo ngo amarido uzabikora kabiri se kandi byararangiye nyine nzahita mbishyira kuri news wakabaye ureba nk'ubu igihe nagutegereje gumya aro ugeze he cyazi utazuzi kutari gukora icyo ubwo n'icyo wari gukora umva ko nari kukwisigana insenda ukabega ibyari n'ikiza nuko nyine ariko kiza nuko hari umva twenshwa y'imbogo cyane umva urihangana rwose nta nubwo wigeze usomaho rwose si baby ngiye rero reka nkubwire niba wongeye gufata phone ibi bintu nabirambiwe ko twavuganye kubireka mana yanjye igihe cyose nabereye ntabwo nigeze nteretana n'umukobwa ngiye unsuzugura bene aka kageni umva reka nkubwire ubwo uragenda ujye kumuvugisha cyangwa se umenye wagumya ubundi nta n'ibyo kuguma ahangaha ntabwo ushobora kuza nyine ku mafaranga yanjye nagutegeye ku cyanyi cyose uraje tugiye kuganira ngo nguri kwitaba telefone nta n'isoni siko nta soni ugira abana babaye ikiwe nta nubwo wakubaha nibura wenda njye niba utanyubashye kuko utankunda ubwo ngubwo baba sohoka ahangaha haguruka ahangaha ugende haguruka reka basi uvuge kuri telefone uvuga iki jya kuvugira iwanyu sibyo jya kuvugira niba utemera amategeko yanjye rero dukunda mubure hindukira jya kuvugira iwanyu rero aho bigeze jya kuvugira iwanyu sohoka nakubwiye ngo mu gihe wemeye gukundana nanjye nyumva nanjye nkumve mu gihe utabishoboye genda ni mu kazi nkubura ahangaha nimero yanjye isiba guhera nona sinzongera no kumva umpamagara haba ibyo bi telefone byawe ubwo ujye kubivugiraho iwanyu ntabwo njye nakwihanganira umuntu uzajya ukumyaza kunkinisha umwanya nataye igihe nakabaye nagiye no kureba inshuti zanjye mu mwanya wawe nta n'isoni nkubura ariko ubundi uri gukora icyahangaha gahunda akazi mvana mu matwi akazi niba udashoboye kunyubaha toma nyira mbona ivumbi mbura umuntu ariko genda mvanaho ako kavuyo mvanaho sohoka genda nkubure urukundo rutari mu icyubahiro nta n'isoni wowe urifata amasaha atatu waje gukora icyano genda ariko mva mu maso ako kazi kazakuvana iwanyu niba ariko kagutunze rero urumva niba ariko kagutunze genda kajye kugutunga urumva genda akajye kugutunga va ahangaha genda ariko genda niba ushaka amahoro genda mva mu maso ntabwo nshoboye kujya nirwa nkwinginga ibaza icyo kintu kuba ufata amasaha 5 nzira nta na byinshi byo gusaba ni mu kazi kawe ndeka mvanira no mu ariko uticumu uretse uticumu byagenze bi nta n'isoni wowe urifata amasaha 3 rimwe n'akazi konje baguhaye n'iyiki genda ku kazi kawe bagutunge ntabwo nese hano hari ikibazo ki rero uretse ariko uticumu oya uticumu nari niba ari byo naho nabihomba oya akose wewe bite byawe umuntu arifata umva nta kibazo umva Jayce wowe niko byagenze bite bambagiye muri gahunda z'akazi nditaba none ese ceceka uretse twumve Jori umva tugiye guha Jori tubwire mbira byagenze bambagiye muri gahunda z'akazi none nditaba none mugere ndi kwitaba ngo aragira ngo ni ibindi bintu none se umva nyine wowe witabaga telefone gute byagenze nese babaye ko njyewe nava hana buretse nave hana genda komeza ko mu magambo gahunda z'akazi none nditaba ndwanjya kuvuga nyine no muri ko dukora none nguye yagize ngo wenda n'ibindi bintu turi gupfa ko none mugira wowe byagenze umuntu yaje hano inshuro ya mbere arasohoka aragenda amarisaha hanze arongera arinjira
mbaye tugitangira kuvugana abafashe fone aragiye. Ni uko bihora mu kazi, ndananiwe ngize ute nibaza urukundo ahantu ruherereye. Ubu uri kunkina, uri kubona ndi umwana w'imyaka 3 njyewe. Igihe cyose gishize cyose uri kubonye ko Genda. Umva Simushaka hano. umva nyine ntimukundana. Njye ntabwo ngikundana nawe. Hari umuntu wigeze abahuza simwe mwihurije. Ni natwe twiyemeje gutandukana njye sinzi. Oya buretse none se wowe kubera iki witaba telefone ukajya ugahugira kuri telefone wasuye umukunzi wawe wari wibagiwe ko wamusuye? Ntabwo nabyibagiwe nuko atigeze mu mwanya basi mubwire musobanurire. None se wowe kubera iki umukunzi wawe umubwira nabi ntabwo mubwira nabi mba namwumvishe bihagije, ahubwo agasuzuguro yifitemo ko kumva ko nyine kumbwira ngo biraza ngo kugenda neza ngo ndahuze, akumva ko ibyo bihagije ku buryo muhamagara kuva ku wa mbere ndahuze uno munsi wari konjiye twarabipanze turavuga ati ugomba kuza kunzu. Umva rero mbabwire njyewe, umva njye mbabwire namenye umva nyine mbabwire ibyo bintu mwabwo mukwiye gutandukanywa na telefone. Njye namuhaza kandi avuga ko gukunda avuga ko gukunda wenyine rusobanurwa n'iki? Urukundo rusobanurwa n'iki? Mubura hagenda ubundi araha ku bwawe genda basi mbabarira ubwo umusigarane mugumane niba wumva wamushegeye nawe. Ariko buretse njyewe umva genda nyine nuko urayizize nyine genda ubwo muraza kuvugana nyine none se bigende bite? Murizize nyine mugumana se njye mugumana ndamugumana mwibiki ndamugumana mwibiki ubwo rero nyine ubwo nuko nyine gutyo asanga ayo matelefone ala kumbe nicyo cyatumye udatuma nirebera match. Wabiretse wabiretse niko Jerry yaba waruzi ukuntu yasohoka hano mbwira ukuntu wanze ko nirebera match kumbe ari ibintu uje. Niriwe guturuka mu gitondo ntegura utuntu twose nshyira ku murongo ngo mfite umushyitsi. Wihangane muvandi biriya bibaho kuba nakwirukanye kuriya yambwiraga ngo ageze hari ariko wihangane ininja no nagenda nawe ntukarakare gutyo. Nagenda none se umukobwa niba akubwira ko ari iby'akazi ejo nubura akazi ho kamwaka 5 ntazakuguza ku mafaranga. Akazi 3 mubona n'iminota 5 yo kugana n'umuntu. Reba igihe wagendeye yahise yinjira sibyo? Kuva cyangwa aka kanya nabwo mbese nta minota 3 twamara. Ihangane nyine mwana ikirahure cyuzuye pe. Reba ukuntu yamvunye njya kwishaka hejuru y'uri. Ihangane nyine shyiramo umva zirigigezemo mu kwezi nibagiwe.